duhereye rero ku makuru make ari kuvugwa muri Pi Network, dore yuko ari ibyo bintu by'ingenzi. Navuga ko rero muri Pi Network ikiri kuvugwa ni uburyo bushyashya cyangwa se n'imikoranire ya Pi ndetse n'itumanaho ryitwa Banksa rero ikazajya yemerera abantu kuba bagura Pi Network bifashishije icyo bita Visa card ndetse na Mastercard. Ni uburyo rero busanzwe bukoreshwa ku yandi ma exchange cyangwa se mu ifaranga koranabuhanga, dore yuko ushobora kuba wagura nyine ifaranga koranabuhanga ukoresheje Visa card cyangwa se Mastercard. Ubu ni uburyo rero twavuga ko uburyo bwo gukoresha fiat currency. Iyo tuvuze fiat currency rero muri cryptocurrency twumva ko ni amafaranga asanzwe, ni paper note, ni amafaranga yanga dusanzwe dukoresha. Pi Network rero yagize utya igirana imikoranire na Banksa mu rwego rwo kugira ngo iyo mikoranire inoge, dore ko rero nyuma yuko iyi mikoranire baye kuko arenga 1.2 miliyoni bya Pi zahise zugurwa kuri urubuga cyangwa se imikoranire ya Pi ndetse na Banksa. Bivuze ko rero ni uburyo bwiza kandi uburyo bugiye gufasha abapiyone kuba bagura Pi batarinzo bajya ku ma exchange yandi cyangwa se batarinzo bayagura ku bakiriya cyangwa se ku bacuruzi bagenzi babo. Navuga ko nyine ari abapiyone bagenzi babo. Imikoranire rero icyo ije koroshya ni uburyo bwo kuba wagura Pi ukoresheje unyuze muri Pi Network, bikaza gutuma rero ubika Pi zawe ukaziholdinga. Nubwo turi kugura Pi bivuze ko ntabwo bivuze ko Pi Network yatatiriye ibyo abantu bayisabye bijyanye na GCV. Murabizi ko ari Global Consensus Value, gusa navuga ko GCV kuba itanagerwaho nabyo birashoboka, ariko kuba yanagerwaho byaba ari amahirwe kuri abapiyone. Bivuze ko rero tugomba kurindira kugeza mu kwa gatandatu mu matariki ya nyuma, dore ko aribwo bavuze yuko bazaba barangije ibibazo bijyanye navuga ko ari uburyo bazaba barangize ibi bintu bijyanye no kugura ama company names. Ubwo n'uwango kuba wakora company names kanayigura cyangwa stakingaho Pi zawe hanyuma ukaba waritsindira. Ibi rero ndavuga ko aribwo yaratangiye, ariko ntabwo turamenya ati GCV price izagerwaho cyangwa se nizagerwaho. Gusa byaba byiza GCV price igezweho, dore yuko GCV price ni igitekerezo cy'abapioneer community, ntabwo ari igitekerezo cya core team. Bivuze ko rero nubwo bitagerwaho mugomba kubyakira. Dushobora kubona Pi iri unstable, tukabona Pi izamuka ikamanuka, tukabona Pi igendera ku miterere y'isoko. Isoko rimeze, isoko nirimanuka ikamanuka, isoko ryazamuka nayo ikazamuka. Dore yuko navuga ko mandi macoin nka Bitcoin nka altcoins zigezandukanye zitendinga yose zigendera kuri ku migendere ya Bitcoin iramutse igenze nabi nazo zigenda nabi, Bitcoin iramutse igenze neza nazo zigenda neza. Rero Pi nayo dushobora kubona ishobora gukora ama movement ikaba yatanga amafaranga cyangwa se ikagumya ikamanuka. Bivuze ko byose birashoboka mu isoko. Ikisiba gisigaye no gukora research, no kwiga ibijyanye na technical analyzing, mukiga ba support, mukiga demand, mukiga law of demand, law of supply, mukiga market structure, mukiga ibintu bigiye bitandukanye, fundamental analysis yose mukayiga kugira ngo mase ku masteringa trading cyangwa se uburyo bwo gucuruza amafaranga koranabuhanga cyangwa se amafaranga ya forex. Bivuze ko rero ibintu byose bisaba kwiga no guhozaho. Niba ushaka kuba mu profitable ushobora gukomeza kuzajya mininga cyangwa se ukaba wakora trading bitewe n'ubushobozi ufite cyangwa se ubumenyi ufite mu bijyanye na cryptocurrency. Rero nari nababwiye ko turi buze kuganira ku bindi bigiye bitandukanye, ku bindi bintu biri kugenda bivugwa, dore yuko bimwe mu bintu biri kugenda bivuga muri cryptocurrency nuko cryptocurrency zamaze kwinjirwamo n'ibihugu bigiye bitandukanye. Dore yuko nka Trump yamaze kwinjira mu buryo bwa cryptocurrency, araza yavuga ibintu bigiye bitandukanye bikafekta isoko. Ibyo nibyo twita big fish, ni kuvuga ngo Trump afite uruhare, ashobora kuba yavuga ikintu mu bijyanye n'ubukungu bigatuma isoko rizamuka cyangwa se rikamanuka. Dore yuko yanakoze coin yitwa Trump ndetse na coin y'umugore we yitwa Melania Trump coin. Ubwo bivuze ko kuba yarinjiye Amerika, yarinjiye mu buryo bya cryptocurrency ni amahirwe menshi, dore yuko implementation ya Amerika muri crypto izatuma n'ibindi bihugu bigiye bitera imbere. Dore ko ejo bundi kuri televiziyo y'igihugu bari kwerekana uburyo Nigeria nayo iri kumaze kwinjira mu bintu by'ikoranabuhanga. Gusa
bivuze ko ni ukwitonda ntabwo wakwizera bimwe mu bintu bike bihari, ntabwo wakwizera amasapoti, ntabwo wakwizera amaresistance, ntabwo wakwizera amakuru y'abantu ku ruhande. Ikiba gisigaye ni ukwikorera ubushakashatsi then ukavuga ati iri faranga rishobora kuzamuka cyangwa se rishobora kumanuka cyangwa se nshobora guholdinga cyangwa se holding. Abantu mwari mutegereje yuko rizashobora kuzamuka, impamvu ritazamuka ni ukubera ko hariho aba supplier barakugerageza kugurisha cyane, then cyangwa se abantu bari kuholdinga za coin bari kuzigurisha, bigatuma supplier yexidinga cyangwa se ijya hejuru y'abademand, bigatuma igiciro kigabanyuka. Bivuze ko rero nubwo holding ifaranga tukareba ko ari ikintu cyahinduka. Ikindi kintu kiri kuvuga mu isi ya cryptocurrency ni bijyanye na pause. Abantu bamayininze pause cyangwa se abantu bakoze airdrop ya pause, ni ukuvuga ngo yamaze ku meza igiye izajya ku isoko, navuga ko ari itariki 13 ubwo abantu bazatangira gutradinga pause, then bakaba bazibikura. Mwivuse ko pause yaje iri kuri Telegram, yari tap to games, bivuga yuko buri muntu yarazaga akinjira muri mini app cyangwa se application ya pause, then akaza gukora icyo nakwita nk'amatask, then bakagenda bamuha pause. Gusa pause yaje kureka imikoranire na Tone, ivuga ko ishinja Tone yuko project zijeho ziscamming abantu, kandi bigatuma izi project zije kuri Tone zikaba zitizewe cyane, dore yuko zitazihuruduka cyane zikarenga inshuro munsi y'ijana. Bivuze ko rero pause yahisemo neza, iravuga ati tugomba kulisting kuri OG ndetse se Solana OG ndetse na Binance Smart Chain. Bivuze ko dushobora kubona P kuri Binance cyangwa se tugakomeza tukabona P. Rero dushobora kubona pause kuri Binance cyangwa se tukaza kubona pause ku masoko agiye atandukanye. Nshimye rero buri mwese ukoze subscribe, Imana ibarinde.